wese wumva ijambo ry'Imana akwiye gukuramo ikintu bita gukiranuka. Niba usomye ahantu hakagufasha ukumva ko hari icyo ukuyemo, ugomba kumva ko ugomba gukiranuka, ugakiranukira Nyagasani kugira ngo akomeze akuyobore muri byose. Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mwe mwese tudahwema kubana umunsi ku munsi, mwe tudahwema kubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ni inkuru ikomeye cyane kandi turanabyishimira kuba muza mugafata umwanya wanyu tukabasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse mukabasha no gukurikira ibikorwa byacu tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Turabyishimira kandi tubiha agaciro. Niba wemera kuza ugafata umwanya wawe hano, ni ibintu byiza, ni ibintu bifite agaciro cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero, wibuke gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana uko bwije n'uko bukeye. Muri aka kanya rero, muri aka kanya keza wakibaza ngo tugiye gusangira iki? Nk'ibisanzwe ni ijambo ry'Imana nk'uko dusanzwe turisangira umunsi ku munsi, uko bwije n'uko bukeye, uko dusanzwe turisangira ni nako tugiye kurisangira aka kanya kugira ngo ibintu birusheho kunoga neza. Tugiye kurebera hamwe rero ijambo ry'Imana, ibintu ridufasha, ibyo ridufasha, mbese niba usomye ijambo ry'Imana ni icyo ukuramo, ni igiki gishya wunguka. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda turebera hamwe kugira ngo buri wese abashe kumenya ese ni iki ngomba gukora mu ijambo ry'Imana, niba ryumvishe ni ukurisoma gusa cyangwa se hari n'ikindi ngomba kuvanamo muri iryo jambo ry'Imana kugira ngo mbashe kumenya byinshi. Akaba ari byo tugiye kurebera hamwe rero kugira ngo tubashe kumenya icyo tugomba kurikuramo. Nk'uko nabibabwiye rero, niba utarakanda subscribe wikande kugira ngo tujye duhora tubana umunsi ku munsi. Ijambo ry'Imana rero ni urumuri rutuyobora mu nzira nziza, mu nzira y'ukuri ituganisha heza. Ryuzuyemo ubuhanga, uburere, ryuzuyemo n'ubutumwa bw'ukuri. Mbese murumva ko rifite ibintu byinshi bibitse, rifite ubutumwa bwinshi, rifite byinshi ritwigisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ni iki dukwiye gukura mu ijambo ry'Imana? Nibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Mbere na mbere, iyo wumva ijambo ry'Imana ugomba gukuramo ikintu bita gukiranuka. Gukiranuka ni ikintu cy'ingenzi dukwiye gukora mu ijambo ry'Imana. Iyo turisoma tukaryumva neza, tukumva icyo ritubwira, dukwiye gukuramo ikintu bita gukiranuka. Imana ikunda ko dukiranuka, ikunda ko abantu bayo bakiranuka, bakava mu nzira mbi, bakava mu byaha, ndetse bakava no mu bindi bintu bidafite agaciro, bituma bayoba, bikabajyana mu bintu bimeze nabi, mbese bidahesheje Imana icyubahiro. Imana nibyo yifuza rero ko dukiranuka tukava muri ibyo bintu byose kugira ngo tujye tuba abana beza yifuza. Rero umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akwiye gukuramo ikintu bita gukiranuka. Niba usomye ahantu hakagufasha, ukumva ko hari icyo ukuyemo, ugomba kumva ko ugomba gukiranuka, ugakiranukira Nyagasani kugira ngo akomeze akuyobore muri byose. Usibye ko Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga icyaha, ariko n'ubundi abanyabyaha ikunda ni ba bandi bihana. Ntabwo ikunda b'abanyabyaha, irabwira ntibumve, irabwira iti hinduka, ariko ntibabashe kumva. Ikunda b'abanyabyaha ariko n'ubundi bihana, bemera kugaruka mu nzira nziza. Abo ngabo rero nibo Imana ikunda cyane kandi ikanabishimira. Icyo rero ni ikintu cya mbere dukwiye gukura mu ijambo ry'Imana. Gukiranuka nicyo kintu cya mbere dukwiye gukura mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri, dukwiye kubabarira no gukunda abandi. Kubabarira ni ikintu cy'ingenzi mu buzima,
abenshi ari nacyo kintu usanga kitugora cyane, kugira ngo mugenzi wawe mwe mwagirana ikibazo ubashe kumubabarira, kabone n'ubwo ari we waba waguhemukiye, kugira ngo ubashe kuba watekereza kumubabarira ni ikintu kigora abantu benshi cyane, ni ikintu kigora abantu benshi cyane, ari naho usanga ahubwo umuntu aguhemukira nawe ugahita uvuga uti ngiye kwihorera, kubera ko yankoreye ibintu bibi. Ariko mu by'ukuri ku muntu usoma ijambo ry'Imana akaryumva ndetse akanarisobanukirwa neza, akwiye kumva ko agomba kubabarira, akwiye kumva ko agomba kubabarira niba bamuhemukiye, niba bamukoreye ibintu bibi, we ntiyumve ko agomba kwihorera nka wa mugani baca mu kinyarwanda ngo akebo kajya wamugarura, we nyine akumva ko akwiye kubabarira kugira ngo ibintu birusheho kuba byagenda neza. Rero mu ijambo ry'Imana dukwiye kwigiramo kubabarira, ukababarira utitaye ku byo bagukoreye, ahubwo ukumva ko uwo ari we wese yaba yaguhemukiye, uko yaba yaguhemukiye kose ukwiye kumubabarira, ndetse ukiga no gukunda mugenzi wawe, gukunda abavandimwe bawe. Kandi mu ijambo ry'Imana baratubwira ngo dukunde abanzi bacu. Niba usoma ijambo ry'Imana ukaryumva neza, ukwiye gukunda n'umwanzi wawe, utitaye ko ari umwanzi wawe, mukunde, kubera ko Imana itubwira ngo dukunde abanzi bacu, sibyo? Numwanga nawe akakwanga, ni hahandi hazavamo ibindi bintu bikomeye cyane, ugasanga havuyemo ibintu bidashira, ndetse hakazamo no kuba mwakicana cyangwa se mugahemukirana mu bundi buryo. Rero umuntu wumva ijambo ry'Imana akarisesengura neza, akumva icyo rimubwira, akwiye kugira ikintu bita kubabarira no gukunda abandi. Icyo ni ikintu cya kabiri tubonyemo dukwiye gukora mu ijambo ry'Imana. Icya gatatu, ijambo ry'Imana ritwigisha kwicisha bugufi. Imana ntabwo ikunda abantu bikuza. Ntiwumve ko ahantu uri uruta abandi, ahubwo abantu bose barareshya. Imana ntabwo ikunda wa muntu urumva ko ari hejuru, hari ikintu arusha abandi gihambaye cyane. Imana ikunda abantu bumva ko bakwiye kwicisha bugufi aho baba bari hose, sibyo? Dukwiye rero kuvanamo ikintu bita kwicisha bugufi, niba twumva ijambo ry'Imana tukarisobanukirwa neza, ndetse tukabasha kumva n'icyo ritubwira. Dukwiye kwicisha bugufi, tukumva ko nta bantu turi hejuru yabo ku kigero kiri hejuru cyane, ku buryo twumva ko twabasuzugura, twumva ko dukwiye kubafata uko tubonye, bitewe n'uko wenda hari icyo tubarusha mu by'isi. Ariko ijambo ryiza baravuga ngo ku Mana turareshya. Rero twumve ko dukwiye kwicisha bugufi. Icyo ni ikindi kintu dukwiye gukora mu ijambo ry'Imana. Ikindi kintu dukwiye gukora mu ijambo ry'Imana ni ukugendana n'Imana. Yes, iki ni ikintu cyiza cyane, kugendana n'Imana. Aho tugiye hose dukwiye kumva ko tugomba kugendana n'Imana. Icyo kintu tugomba kugikora mu ijambo ry'Imana, kubera ko iyo usoma ijambo ry'Imana ukaryumva, ushobora kubyuka ugiye mu kazi ngo unanirwe kubanza gusenga, cyangwa se ntushobora kuryama udasenze, ntushobora kurya udasenze. Ibyo byose ni ibintu byerekeranye no kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana ni uko dukwiye kuyiyambaza, ibyo dukora byose tukayisaba kugira ngo tubashe kugendana nayo, kandi ibashe kuturinda mu byo dukora byose, aho tugiye hose, kugira ngo nyine ibyo tugiyemo bigende neza uko tubyifuza. Rero ndizera ko buri wese agize icyo akuramo kandi cy'umumaro, agize icyo akuramo cyamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, kandi cyagira n'aho kimugeza mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero ndabashimira mwe mwese mufata umwanya wanyu mukaza tukabana mu biganiro byacu bya buri munsi, by'umwihariko mu kwitagatifuza ndetse no mu kwiyegurira Imana by'ukuri, no kwirinda ibibi Imana idakunda,
ni ibintu by'ingenzi cyane kandi bishimishije. Rero niyo mpamvu mbashimira mbikuye ku mutima, turabakunda cyane kandi iyi cano ni iyanyu, ibikorerwaho byose ni ibyanyu, niyo mpamvu mukwiye kuza kwirebera ibi byiza, ndetse mukabasha no kubona inyigisho zigiye zitandukanye. Bayi bayi rero, turabakunda cyane, iyi ni Rusasa TV.